ibintu birakomeye noneho babonye abantu Kisekedi yahagurutse kandi n'abazungu bajemo noneho hajemo n'abantu bo muri Sadaka yewe n'abarundi barimo ibintu birakomeye ibintu byakomeye buriya rero ikintu cy'igihuha ni kibi cyane no mu bihe nk'ibi ngibi bituma abantu bajagarara ntibakore bakajagarara hari abifitiye ubwoba bavuga bati ibi ni ibiki hari abandi bishimiye ko nyine yangenga bitekerezo abahungu bacu ba FDR bagiye kuza hanyuma ariko se nibaza murifuza ko dusubira muri genocide kuko bafite ingenga bitekerezo ubwo rero mwirinde ababayobye hari ibintu muzabona kuri za YouTube musige mufite za telefoni kuri YouTube mujya muzumva mwumva abantu byo bavuga abaciri kuba avuga ko leta rwose igiye kuraswa bagiye kwirasa ndashaka kubabwira wa diviziyo ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda zikorera muri intara y'uburengerazuba murakoze cyane hanyuma twazanye na nyakubahwa gavana nyine nk'uko babwiye kugira ngo tuganire twaba tugeze mu kirogoya gakeya y'imvura ariko urya imvura n'umugisha abagize umugisha baranayibona hari aho itarimo kugwa ntacyo bitwaye kubibwiye turabishima ubu rero twakwishimira ko ihise tukaganira batubwiye imirenge mwaturutsemo 11 birumvikana mwaturutse hirya no hino turagira na vuba kugira ngo musubireyo kandi mugereyo amahoro hanyuma rero kuza kuganira namwe twaje hano urumva muri intara y'uburengerazuba jewe buri yamba Rubavu niho ibiro byanjye biba nyakubahwa guverineri abakarongi twafashe urugendo kuzi naho ngaha kimwe n'utundi turere ntabwo ari Rusizi gusa ntabwo twaje kubera mwebwe gusa twaje gusura abaturage b'inaha ngaha twagiye mu mirenge ya Rwimbogo ariko yego mu mwari muhari za Nyakarenzo za Gashonga ire mirenge ya hariya yose zanzaha dusura tuvuga ngo namwe tuje tubonane namwe by'umwihariko nkuko nyakubahwa gavana amaze kuvuga kubera iyo mpamvu nta yindi tuze gusura abaturage muri intara tugenda tureba uko abaturage babayeho byaba mu mibereho isanzwe mu iterambere bijyanye n'imibereho y'abaturage isanzwe bijyanye n'iterambere gahunda za leta ariko gusangamo ikintu gikomeye ngo ariko haravugwa ingengabitekerezo ya genocide irahari irimo kuvugwa ndetse ntabwo ari aha gusa muri aka karere ka Rusizi n'umujye muri mwenyine hafungwa abantu benshi na za Karongi barahari na hehe hose muri intara yacu tujya kubyumva bwa mbere twabyumvise cyane cyane Karongi na hano muri Rusizi aho hari n'abantu bacitse kuri cumi noneho bishwe usibye no kuvuga gusa mu magambo ingengabitekerezo ahubwo bagahitana n'umuntu muri Karongi umurenge wa Murundi umuntu bita Agustin wari ufunguwe amaze imyaka 14 afunze akagera iwe mu rugo agasanga umuntu w'umuturanyi biciye umuryango uwo mudamu wita Beatrice biciye umuryango nandetse uwo mudamu kubera gahunda nzizanye ku bagavana yavuga za leta zo kuvuga ngo ibyabaye byarabaye twagize ibyago tugira leta mbi iyobora abanyarwanda nabi ibashyira mu macakubiri barinda bageraho kwicana bamwe bakorera abandi genocide dufite leta uyu munsi ishyira abanyarwanda hamwe ivuga ngo tubane neza ibyo byabaye byararangiye hariho leta yindi ya leta yavuyeho ntabwo igihari ubu rero hari indi leta ishyira abanyarwanda hamwe mwebwe mufunguwe urumva mwakoze genocide wabishaka utabishaka yavuze ababyemeye bagahanwa ariko hari n'abatarabyemera ko ibyaha byafashe genocide yarabaye hano muri Rusizi wanyu ho byari bibi cyane kubera ko no kubagira kwihagarika byari bigoranye abantu baturukaga kure cyane byabaye bibi cyane kurusha ahandi murabizi mufunze aho mwari mufungiye hari gahunda zazaga zibabwira ndetse bakatubwira ngo iyo uje hano muri ahangaha muri gereza bakubwira ko ari umurenge wa kangahe wa 10 na kangahe muri Rusizi wa 19 ngo gereza ya hano ni umurenge wa 19 bivuze ngo ibibera hanze hano muri gahunda za leta n'uwo murenge urakurikira
uraganirizwa muri gahunda zose nubwo bafunze hari ibyo badafiteho uburenganzira. Ni nawo murenge ukwiye kumva neza kurusha abandi bose, kuko ni umurenge uzi ko ari umurenge wakoze ibyaha ariko bakiri abanyarwanda. Kuba mwicaye aha ngaha rero, iki ni ikimenyetso simusiga cyerekana ubwiza bw'iyi leta y'u Rwanda uyu munsi. Ntabwo mukwiye kuba murangahereka, mukwiye kuba mwarafunzwe burundu, mukwiye kuba mwarishwe, mukwiye kuba mwarakoze nyine ibintu nk'ibyo mwakoze. Ariko leta yasimbuye, leta yabayeho yabakoresheje biriya, ni leta noneho ivuga iti reka ya leta tuyikuyeho, reka noneho duha abanyarwanda gahunda, ukiriho ugihumeka reka tumushyire muri gahunda ku buryo habaho ubumwe bw'abanyarwanda. Mwabyumvise? Mwari kubyumva neza kurusha abandi. Mwari kubyumva mbere kurusha abandi bose, kurusha abana bavutse nyuma muri genocide, wenda hagati aho yabaye ari abana abavutse nyuma bafite imyaka myinshi ubu ngubu 30. Abo wavuga uti ntibazi n'ibyabaye, barahuzagurika, barabaza ngo kubyo kuko byarabaye. Umuntu yafasha abana barabica abita ngo ni abatutsi kuko byarajyanye n'umututsikazi. Koko byarabaye se birashoboka? Bati byarabaye. None se abantu bari basaze se? Kuko hari n'ibintu udashobora gusobanura umuntu abyumva. Ariko byarabaye pe. Kandi icyatumye biwe nta n'ikindi, ni ubutegetsi bubi. Wabishaka utabishaka ni ubutegetsi bubi. Ikiza gusa bwavuyeho, nta nubwo bushobora kugaruka. Byararangiye. Ni nko kubona umuntu apfa, umuntu agafata ukamushyingura. Iriya leta Habyarimana yarapfuye, turayishyingura irangira gutyo. Ubu rero turi muri leta yindi, reka turebe aho tuganisha. Ariko ibyo uvuga murabibona, imyaka bamazaho hose mukwiye kuba mwarumvise. Ariko twagiye kumva twumva batera inyenga bitekerezo bati bishe Beatrice ngo hano bishe umuntu hano zahari mu murenge Nyakarenzo bishe umuntu. Biriki masije muri baramwishe. Ariko se birakorwa nanditse ngo ariko se ngo ahubwo ngo bure ngo ntimugire ngo ni abantu ngo ni babandi bafunguwe. Nari mbabwiye nuza wa Murundi ngo Agustin wishe Beatrice. Naye ntangiye mbabwira kuntu Beatrice yashinje Agustin ko yamwiciye umuryango. Agustin arafungwa ariko umugore we asigaraho. Murebe kubera leta nziza yigisha abanyarwanda kubana neza, Beatrice yemeye guturana n'umuryango wari baturanye Agustin, none akajya afasha n'umugore wa Agustin kumutiza kumuha ubutaka aho ahinga, atunga umuryango. Agustin afunze. Urumva? Kera kabaye Agustin arafunguwe, ntageze aho ngaho atangiye gukora gahunda ukuntu bazahitana Beatrice. Harabipanze ndetse akoresha n'abana bato imyaka 24 batoya bejo bundi. Bagiye ahantu bariherera bashaka icyo kunywa bagira gutya, ariko icyo bashakaga cyane ureko harimo n'umutima muke n'ubusambo n'iki. Iriya leta sinzi ibintu yabigishije, mukwiye kubivamo kabisa. Ibintu by'ubusambo, gutwara umutungo w'undi muntu agira gutya, batubira tumuhitanye n'uriya murimo twawutwara kuko tumaze igihe tubuhinga ukitwa ko ari uwacu. Nguko kuntu bishe Beatrice bamuhitana gutyo. Ubu se Agustin ufunguwe Gashonga ahangaha byagenze gute? Uwo mugabo bishe Birikimasi ngo ahangaho aho bari yaratuye ngo yashinja abantu bishe imiryango yabo, arabashinja barafungwa. Hanyuma bafunguwe rero batitwaje, babunye bashaka kumuroga kumuha CD ibiki bamugerageza, ejo ntibamuhitanye. Ibyo bintu murashaka ibyiki? Ibyo rero byatumye tuvuga ngo ubwo twaje muri Rusizi ntabwo twaje kubera mwego misubiremo, twaje muri gahunda ya leta y'abanyarwanda bose, namwe muri abanyarwanda muri no miryango hano. Kandi ntimwumve ko mwese ko muri ahangaha tuvuga ko mumeze gutyo ngo mwese ubu mwongeye mwasubiye muri bya bindi. Oye, turavuga abarimo bafite iyo myumvire bagarutse batarahindutse. Kuko mukanya navuganaga n'umuyobozi w'amagereza yitwa General Murenzi, ubu ni commissioner bashinzwe amagereza. Namubazaga ntari ko bari abantu iyo bavuye muri magereza bataha bagenda batwaye iki, mubigisha iki, hano bimeze gute? Arambwira ati hari gahunda rwose
zo kubigisha ngo nimugera n'iwanyu nyuma y'aha ngaha mugende mwegere bariya abantu mwahemukiye mubasabe imbabazi, mubabwire uti twarahemutse turagarutse ariko dufite ipfunwe, ariko turumva turimo kwicuza, kuko leta yarababariye. Birega bino kubabarira, ntuzabye ngo ngewe ngo nafuze imyaka 15 ngo 20 ngo kandi ngo ugese nabyemeye. Nyamuneka aba bantu ntago biyishe, dore inzibutso ziri hano ntago biyishe. Wabyemera utabyemera umenye ko ntago bakubeshyeye, ariko tera intambwe ugende wumve gahunda ya leta yo kubana neza. Ubu gahunda ni ukubana abanyarwanda kubana neza. Twe nacyo twarwaniye rega buriya, nukuri leta Habyarimana adehemuki twarwaniye kugarura umwe n'ubwenge bw'abanyarwanda. Bareba abanyarwanda bakabana neza. Nindi murashaka gupfa ariko mwebwe ubu ngubu barasanga aro byanezeza. Ubu se leta ishaka niba yarabishe, iyi leta ko ariyo bafashe twari kubakubita amasasu hano mu kibuga nkanga, ayo masasu yabura twabakubita amasasu hano umwisha abantu namwe nimugende. Ntabwo byari gushoboka. Kuba leta itarabikoze nuko ari leta ifite gahunda yaje kubohora igihugu, gushyira ibintu guhindura ibintu bibi iyo leta yakoraga ingiga kuri byiza. Nta kindi, ntimugire ngo ni intege nkeya, ntimugire ngo ni ikindi kintu kindi. Mwarangiza abantu basohoka hano bakajya kujya gutoteza bacitse ku icumu, mukajya gushyiraho utubari ngo tw'abantu ngo bihariye. Utubari umuntu agashyiraho akabari ngo nta wundi muntu ukamweramo, ngo ni abahutu gusa cyangwa n'abantu bafunguwe. Ibyo bintu ni biki koko? Niko mwari mwareba ingabo za RDF, mwari mwazitegereza ingabo z'u Rwanda umunsi mujya muzibona? Mujya muzibona ingabo z'u Rwanda umunsi mujya muzibona? Ni ingabo z'abanyarwanda. Murumva, ntabwo ari ingabo z'abahutu zahozeho kera, ntabwo ari ingabo z'abatutsi, ni ingabo z'abanyarwanda. Nuko bimeze, kandi ibyo rero biduha imbaraga ku buryo budasubirwaho. Ibyo biduha imbaraga ku buryo budasubirwaho. Niko kubaka igihugu, niko kugiteza imbere. Pana amacakubiri, urasenyera umuntu uyu munsi nawe ushobora gusenyera, mwahora muri ibyo. Ushobora kwibeshya ngo ariko wowe wundi ndakubika ufite imbaraga kurusha abandi. Gute se? Iyo biza ko ibyo zirantera hamwe ntabwo ziba zaramutse umupaka zirukanka hano, ntabwo ziba zaragiye, ziba zihari zivuga ngo turakomeye, ariko zibeshye ko zikomeye birangira kuri. Ariko abanyarwanda bashyize hamwe wabashobora? Ntushobora. Ibyo rero nibyo byiza. Ariko ubutegetsi bw'iteka nyine buyobya abantu, bikarangira nyine abantu baguye mu rwobo. Buriya mwese mwaruguyemo, ntugire ngo buriya abapfuye rega buriya bariruhukiye dore imihate y'isi. Murabona isi turimo, mubona hari ibintu si uguhangayika gusa. Niba wibeshye ngo afite ibintu uyu munsi urimo kwibeshya, n'ababifite barahangayitse. Naho ugenda iteka wikanga, ugenda usitara, ugenda ubona ibintu gusa biri aho ngaho. So abaruhutse buriya bariruhukiye, wowe uri aho ngaho ubwo ufite uhanganye n'isi, wakwitwaye buhoro. Ku munsi wawe nawe hari ugupfa, ko nta muntu utazapfa. Buri kimwe cyose uramushakaho iki? Abo wishe ntibahagije, abapfuye ntibahagije, wowe abatarakwishe ukeka yuko ari uko uri igitangaza. Ukwiye kumva ko iyi leta ko utari ku leta, reka tuyishyigikire. Ni leta ishaka ko abanyarwanda bose babaho neza, ni leta nziza, reka ahubwo tujyane nayo. Akaba ari byo abantu bakora, apana guca inyuma ngo twebwe ngo turagarutse, ngo turaje noneho sasa ngo hango. Kandi ubu ngo numvise ngo mu myaka 2 ishize nibwo bafunguye bamwe, umwaka umwe wenda simbizi. Mwafunguwe ryari? Hashize igihe kingana iki? Ariko baje mbere baje ryari? Hashize imyaka ingahe? Imyaka? Abasohotse mbere imyaka 2, 2020. Oya, twavugaga abagiye bafungurwa, abatangiye gufungurwa batangiye ryari? 9. Oya, agarije gusa cyo nshaka kuvuga nuko 2005 2003 aho bari kera
okay, ntacyo ibyo byose urumva. Ariko urumva baje na kera bo mumaze igihe muri gahunda, sibyo? Gahunda ya leta murayibona neza, ariko no nashaka kuvuga ubundi iyi myaka tumaze imyaka 30 ubu ngubu duhagaritse genocide. Tukihagarika pap twaravuze ngo tuhagaritse genocide, tugomba kurwanya genocide n'ingenga bitekerezo yayo. Iyo ni ingamba yafashwe na leta y'u Rwanda uyu munsi, leta y'umwe bw'Abanyarwanda. Dutangira ubwo ngubwo. Nibire ko no muri gereza byabageragaho ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Hanyuma wasohoka ugashyiraho akabari k'abahutu koko muri iki gihugu, ubu urashaka iki? Ugarebe bya bindi. Noneho muri ako kabari rero ubu ngubu nyinya kwa gavana yavugaga, ubu gasohoka ubu ngubu usohotse no muri iki gihe cyangwa se n'imyaka umaze hano utangiye kugenda ureba ibintu uko bigenda bigira ngo uyu munsi haraza abantu baza kubabeshya. Kuma ngo hakurya hano hakurya dura ngo umuperezida wa hakurya hariya aravuga ngo agomba kurwana yikuraho leta rwose, akayirasa akayikuraho, ukandi ngo igihugu cya rutura ngo gifite ngo n'imitungo idafite ikintu bamariye. Mwari muzi ko rero bakeneye bari ko kwisi bari hakurya hariya. Ntura ko umufungwe murabaruta kuri mwebwe murakize abangaho kujya n'abatinso, ariko bakakubwira ngo bazaza ngo arasenga ingabo z'u Rwanda hano ngo akureho perezida wacu ngo hanyuma bashyireho ubutegetsi ashaka, ndetse ngo arashaka ngo abantu b'Abanyarwanda ngo rwose ngo barwanye leta ngo baze ngo bafashe. Ahubwo yaranababuze, yarababuze kuko baritinyira n'ababitekereza baratinya, bazi ko bitashoboka. Ariko abantu bafunguwe bo bagashaka kubyemera, wabo ngo bashyiraho akabari k'abahutu, bashyiraho akabari k'abantu ngo bafunguwe ngo nta wundi muntu ukandagiramo. Urareba ubwo ibyo muvugiramo muri ako kabari mwiherera abo ngabo abantu bakeya bumvikanye gutyo, ibyo muvugiramo nta bindi ni ukurwanya iyi leta yabafunze utemeye icyaha. Iyi leta noneho ikwiye kuvaho, kandi noneho birakomeye. Haje n'abazungu, n'ubu ngubu muracyatekereza abazungu ngo barutuku ngo nibagashakaho hasi ukuntu babita bampatse ibihugu. Ngo rero ngo hakurya ahangaha ubwo ngo bagiye kuza rwose ngo none mukajya mureba nk'umuntu yacu wacitse ku icumu, uraraye ntabwo biriwe. Bagiye kugaruka FDLR ubu ngubu birashyigikiwe ibintu nk'ibyo, kuko nta kindi kintu cyatuma ubikora. Usubiye muri bya bindi nababwiye ngo iriya leta yatumye mukora genocide yarapfuye, turayishyingura, nta nubwo izanazuka, kuko Yezu we yarazutse, iriya ntabwo yazuka, kuko tuvuga ari umwana w'Imana, ariko nawe ntabwo mizi n'ibana nazutse, ntabwo nari mpari. Icyo nzi gusa ntabwo turabona umuntu wazutse. Iriya leta yaragiye byarangiye ibyayo, kandi yakoze nabi anyway, yakoze amakosa pe. Reka rero uyu munsi mureke kurindagira kuba yanurugozi y'ururondwe, yagiye ikajya ku rurondwe, hanyuma nako ikajya ku ruhu, inka igapfa na rwa rurondwe rukigumiraho. Niko Abanyarwanda bavuga ngo indondogozi y'ururondwe yumiye ku muguta. Murashaka kuba indondogozi y'ururondwe? Oye rwose mubyange, mubyange. Rero ibyo bintu byadutangaje, nicyo cyatuzanye ngo tubiganireho mwebwe abo dushoboye kubona, wenda ubutaha tuzashaka n'abandi bataje, ariko mugende munababwire turifuza amahoro. Nimureke abo ngabo baduhigira bari hakurya y'imipaka, abo ngabo aribo babivuga. Nibashaka batwange, batuvuge nabi, twe twibakira igihugu cyacu dutera imbere. Ushaka ko tubane, utabishaka namubwira iki? Kuko ubundi kubana ni inyungu za buri wese. Ni inyungu za buri wese. Ndavuga ku bihugu binaturanye, turafatanya tugahahirana, ntabwo baduhije ubusa, ntabwo tubahije ubusa. Nta n'uwo gukangisha yuko ngo ari bufunge umupaka, kuko nawe nawe ufunga hari ibyo nawe ari butakaze. Ubwo ni ukuvuga rero ngo ariko abo ngabo ntabwo tubagenera uko bashaka ko babikora, n'akazi kabo. Ariko mu Rwanda hano twebwe tuvuge rumwe nk'Abanyarwanda, sibyo byiza? Tuvuge rumwe, buri muntu ashaka amahoro, tuvuge rumwe, nta n'undi tuvuga ni ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Ndi umunyarwanda, ntibabibabwiye muri gereza? Ndi umunyarwanda, umunyarwanda gusa. Ibyo abahutu turabishakaho iki? Ibyo abatutsi turabishakaho iki? Ko twabonye ko nta nicyo bivuze, ko twabonye ko ntacyo bimaze kindi, ko utarya utakoze ngo nukuri umuhutu, ko utarya utakoze ngo nukuri umututsi, ko ntago bishoboka, murabizi. Kandi
urabishakaho iki? Uyu munsi uragarura ibyiki? Rero kubera ko dukeneye amahoro y'uko gitera imbere, reka twese twumve gahunda ya leta yo kubana neza. Ariko noneho nutabyemera ufite ikibazo. Ngo hari abavuga muri abo bafite ingengabitekerezo ya genocide ngo yaje ngo yakongera akabikora, ngo uburiri bwe ngo azaho buri, ngo azaho yabusize. Koko uburiri uza ahantu wabusize? Wagiye yute kwanza? Niwe wabushashe? Waragiye urabusasa uburyamaho, buke uragaruka uzasura uburyameho? Si leta yagutwaye wakoze mu makosa? Siko bimeze? None se uzi ute kuzasubirayo? Ninde wabikubwiye? Kuko ubu ikibitera ibyo byose nuko ngo leta iriho uyu munsi, leta y'u Rwanda uyu munsi navugaga y'ubumwe bw'Abanyarwanda, iyo leta yakuyeho igihano cy'urupfu. Urareba, yakuyeho igihano cy'urupfu, hanyuma ikagufata imyaka bagukatiye mu mategeko ukazafungurwa. Ibyo nibyo bituma uvuga gutyo ngo uzasubirayo, ngo uburiri bwawe burahari? Koko ibyo reka ndekera aho ngaho. Abo bantu barekera aho ngaho, turabihanisha. Nta nubwo ari ukubinginga, ahubwo nibabireke. Ufite ingengabitekerezo niba wumva uyifite, ceceka uyigumane, wa mugani uzayipfane, kuko nta kitumariye. Kuko no kubivuga abantu irabanukira. Vuga ibyiza gute tubane. Ubundi navuze ko bababuye nimutaha mukagera iwanyu, ugende usaba imbabazi abahemukiye, babone ko uje noneho mugiye kubana muri bamwe n'ubwiyunge. Kuza warakariye ufite umujinya uvuga ko wakongera, ahubwo urashaka gupfa ari wowe. Biba ko kwiyahuye kwagiye ukimanika hariya tugasanga wapfuye. Niba wumva ushaka gupfa, kuko ubu ngubu ushaka kujya guhitana, ushobora kujya naka guhitana ariko ntabwo uzi ko abantu bahitanye biri kimase hariya kuntu niba bari bangahe, ariko hari ubwo waza buri kimase akaba ari uguhitana. Hariya ngo sinzi ukuntu bajya bavuga niba ngo umucoma yishwe n'iki n'ihene, ngo umucoma yishwe n'ihene harya agiye kubaga ihene ngo iramwica. Sinzi ukuntu ngo byagenze. Ihene yishe mucoma. Urumva ko ihene yakwica mucoma? Urumva agiye kuyikinja ikamuhitana. Ubwo nashaka wowe ni gute, wowe uzi gute ko bataguhitana kwanza? Ntabwo rwose nshaka kuvuga ibintu byinshi kuri icyo, ariko icyo nakubwira hari ubwo utasubirayo. Bwa buriri uvuga ngo uzagenda ngo usubireyo, ushobora kudasubirayo, nabyo wicara ubizi. Nuko mbabwiye, ariko ntidushaka kubigera aho ngaho. Twagize Imana, ujya muri gereza, hanyuma uragaruka. Ubwo nyine ntabwo twagutakaje, kuko uri umunyarwanda kandi ushobora no kugira ibyo ukora wenda nawe mu rugo kukubona, abana n'umugore n'abavandimwe, nta kibazo. Urashaka iby'iki kandi? Ko twari tuzi ko bakugerageje, bakwigishije. Ibyo bintu ndabasabye bihagarare. Hanyuma rero mu gusoza, sinshaka kugira ngo mbatindire cyane, ndagira ngo mbabwire ngo mujyane ibintu bibiri. Icya mbere mujyane muzirikana ubumwe bw'Abanyarwanda. Aricyo kintu mukura hano. Ndi umunyarwanda, ubumwe bw'Abanyarwanda kububumbatira ni ntagayezwa. Ubumwe bw'Abanyarwanda ntabwo dushaka ikintu cy'ubuhungabanya rwose. Ni mubumbatire, ariko mugende muvuga. Urumva? Kwifurizanya amahoro. Kandi murabizi ahangaha benshi ni abakristo, siko bimeze? Ntimujya gusenga kuri buri cyumweru mu kiliziya? Mwari mwasohoka padiri atavuze ati mwifurizanya amahoro? Hari ubwo birabaho? Nta misa n'imwe padiri atarabivuga. Mu bigendane rero na leta niko irimo kuvuga, no muri kiliziya niko bavuga. Reka tubigendane, twifurizanya amahoro. Abapfuye bagize ibyago ubwo nta kundi, ababishe bari aho ngaho,
abarokotse barahari, reka abantu twiyunge dushyire hamwe tuba umuntu umwe dukorera igihugu cyacu. Nibyo byiza. Mwanyumva neza? Icya kabiri, mwirinde bamwe muri twebwe muri mwebwe bari hano hano hose hanze kuyobya abanyarwanda, kugira ibikuru wumva biturutse ahandi hantu nawe ukabikwirakwiza uyobya abanyarwanda. Ese mwamenye n'ibindi b'abahungu babandi ba FDLR, ibintu birakomeye. Noneho babonye abantu Kisekedi yahagurutse kandi n'abazungu bajemo, noneho hajemo n'abantu bo muri Sadaka, yewe n'abarundi barimo. Ibintu birakomeye, ibintu byakomeye. Buriya rero ikintu cy'igihuha ni kibi cyane, no mu bihe nk'ibi ngibi bituma abantu bajagarara ntibakore, bakajagarara. Hari abifitiye ubwoba bavuga bati ibi ni ibiki, hari abandi bishimiye ko nyine yangenga bitekerezo abahungu bacu ba FDLR bagiye kuza hanyuma. Ariko se nibaza murifuza ko dusubira muri ya genocide kuko bafite ingenga bitekerezo? Ubwo rero mwirinde ababayobye. Hari ibintu muzabona kuri za YouTube, musige mufite za telefoni kuri YouTube, mujya muzumva, mwumva abantu ibyo bavuga, abaciri kuba avuga ko leta rwose igiye kuraswa, bagiye kwirasa. Ndashaka kubabwira barababeshya, barababeshya. Rero bareke kubayobya, nawe wirinde kuyobya abandi, ariko cyane cyane abari iyo ngiyo hakurya y'imipaka hanze y'igihugu, iyo ngiyo kure za Amerika za hehe, banabivuga bibereye muri Amerika, utagira ngo babivuga bari hafi hano. Akabivuga gutyo nawe ugatwarwa, hanyuma ukajya muri iyo ngengabitekerezo cyangwa se ukabikwirakwiza n'ahandi. Bareke kubayobya rero. Leta kubafunga yarabahanaga kandi irabigisha, nyuma y'igihe irabafunguye, hanyuma ni mwe abaturage beza. Ni mwe mukwiye kuba abaturage beza kurusha abandi kuko mwaragorowe. Mureke rero kuyoba, bareke no kubayobya, mwirinde kugira uwo mwayobye. Turashaka kumva rero hano hose muri Rusizi nimuva n'abataje hamwe babwire twumva amahoro n'ituze, ntitwongere kumva ingengabitekerezo ya genocide muri Rusizi. Muranyemereye? Basi ibyo ntibihagije, mugende mu bikore gutyo. Ibyo bibiri do mugende mu bikore gutyo, hasigaye tuzahure tuvuga ngo koko ibyo twasezeranye byarabaye. Abantu bafunguwe barahagurutse nibo barwanya ingengabitekerezo ya genocide. Murakoze, mugire amahoro.